Banyakubahwa ba visi perezida, banyakubahwa abadepite mwiriweho. Tugiye gutangira imirimo y'inteko rusange turi abadepite 51. Umubare rero wa ngombwa ukenewe kugira ngo imirimo y'inteko rusange ikorwe mu buryo bwemewe n'amategeko ukaba hari kuri gahunda y'uyu munsi ari kwemeza inyandiko mvugo z'inama z'inteko rusange. Hariho gusuzuma ishingiro ry'imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'impano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere nk'urwego ruyoboye ikigega mpuzamahanga gishinzwe gutera inkunga abagore, abana, abangavu n'ingimbi, yerekeranye n'impano ingana na miliyoni 15 z'amadolari y'abanyamerika agenewe inkunga ya kabiri y'inyongera y'umushinga wo guhangana na COVID-19 mu buryo bwihuse, yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda kuwa 2 Nzeri 2021. Umushinga w'itegeko ryerekeye ubushakashatsi bukorerwa ku kiremwamuntu, akaba ariho no kugezwaho raporo ya komisiyo y'uburezi, ikoranabuhanga, umuco n'urubyiruko ubwo yasuzumaga ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'inama nyunguranabitekerezo yo kuwa 12 Nyakanga 2018 ibyerekeye kubungabunga umutungo bwite mu by'ubwenge. Ariko banyakubahwa ba visi perezida, banyakubahwa abadepite, tumaze kubona ibaruwa ivuye mu biro bya nyakubahwa minisitiri w'intebe atumenyesha ko abanyakubahwa minisitiri bari guhagararira guverinoma kuri iyi mishinga y'amategeko ibiri twari kwemeza ishingiro, aribo nyakubahwa minisitiri w'imari n'igenamigambi na minisitiri w'ubuzima batabasha kuboneka kubera ko iyi gahunda yahuriranye n'indi yihutirwa bagomba kujyamo. Ubwo rero iyi mishinga gusuzuma ishingiro ry'imishinga y'amategeko bikazimurirwa ikindi gihe. Kuri gahunda rero ubwo hari hasigayeho ziriya ngingo ebyiri. Mbere yuko dutangira gusuzuma ibiri kuri gahunda, nagira ngo mbaze niba nta mudepite waba afite ikibazo yagejejweho n'abaturage kugira ngo tumuhe umwanya kigeze ku nteko rusange nk'uko ingingo y'158 y'itegeko ngenga rigena imikorere y'umutwe w'abadepite biteganya. Ndabona ari ntawe. Nagira ngo rero duhere kuri ingingo yo kwemeza inyandiko mvugo z'inama z'inteko rusange. Banyakubahwa visi perezida, banyakubahwa abadepite, inyandiko mvugo z'inama z'inteko rusange turi bwemeze ni iz'igihembwe cya gatatu gisanzwe, ni kuva kuri nimero 39 yo ku itariki ya 7 z'ukwa gatandatu 2021 kugeza kuri nimero 60 yo ku itariki 4 z'ukwa 8 2021. Twabagejejeho rero ibaruwa ibashyikiriza izo nyandiko mvugo, ndetse tubasaba ko abafite icyo bazihinduraho mwabimenyesha mu nyandiko perezida w'umutwe w'abadepite mbere y'uko zemezwa nk'uko biteganywa n'ingingo ya 29 y'itegeko ngenga rigena imikorere y'umutwe w'abadepite. Kugeza ubu nta mudepite twigeze tubona yohereza ibaruwa imenyesha ibyo yifuza ko byahinduka kuri izi nyandiko mvugo. Ubwo rero ni ukuvuga ko tuzemeje ku bwumvikane busesuye. Mbashimiye banyakubahwa ba visi perezida, banyakubahwa abadepite. Kugira ngo rero tujye ku ngingo ikurikiyeho no kugezwaho raporo ya komisiyo y'uburezi, ikoranabuhanga, umuco n'urubyiruko ubwo yasuzumaga ishyirwa mu bikorwa imyanzuro y'inama nyunguranabitekerezo yo kuwa 12 Nyakanga 2018 ku byerekeye kubungabunga umutungo bwite mu by'ubwenge. Sabe nyakubahwa perezidante wa komisiyo kugira ngo afate umwanya atugezeho iyo raporo. Umwanya n'uwa nyakubahwa perezidante wa komisiyo. Murakoze nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite, banyakubahwa ba visi perezida, banyakubahwa abadepite, dushimiye uyu mwanya muduhaye kugira ngo tubagezeho raporo ya komisiyo y'uburezi, ikoranabuhanga, umuco n'urubyiruko kwishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe mu nama nyunguranabitekerezo yabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite
yateranye ku wa 12 Nyakanga 2018 byerekeye kubungabunga umutungo bwite mu by'ubwenge. Nk'uko biteganywa n'ingingo ya 56 y'itegeko ngenga nimero 00/2018 yo kuwa 8 z'ukwa 9 2018 rigena imikorere y'umutwe w'abadepite, Komisiyo y'Uburezi, Ikoranabuhanga, Umuco n'Urubyiruko ni imwe muri komisiyo zihoraho z'umutwe w'abadepite ishinzwe ibyerekeye uburezi, harimo imyigishirize mu nzego z'amashuri, imyuga n'ubumenyingiro n'imyigishirize y'abakuze, ikoranabuhanga, ubushakashatsi, urubyiruko, siporo n'imyidagaduro, gukurikirana imitunganyirize no guteza imbere ubuhanzi, ubugeni, ubuvanganzo n'umuco, gukurikirana ibyerekeranye n'amasomero n'ishyinguranyandiko, gukurikirana ibijyanye no guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika, gukurikirana amasezerano n'inguzanyo n'impano hagati y'u Rwanda n'ibihugu by'amahanga cyangwa umuryango mpuzamahanga arebana n'inshingano zayo, no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko arebana n'inshingano zayo. Ishingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe 2015, cyane cyane mu ngingo ya 64 iha umutwe w'abadepite ububasha bwo kumenya no kugenzura imikorere ya guverinoma, ishingiye no ku itegeko ngenga nimero 03/2005 ryo kuwa 25 z'ukwa 2 2005 rigena uburyo inteko ishinga amategeko imenya kandi ikagenzura ibikorwa n'imikorere bya guverinoma, ishingiye ku ibaruwa nimero 1229/CD/EA/FN 2018 yo kuwa 8 z'ukwa 8 2018 nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite yandikiye nyakubahwa minisitiri w'intebe amugezaho imyanzuro y'inama nyunguranabitekerezo yabereye mu nteko ishinga amategeko kuwa 12 z'ukwa 7 2018 yerekeye kubungabunga umutungo bwite mu by'ubwenge. Komisiyo y'Uburezi, Ikoranabuhanga, Umuco n'Urubyiruko ikaba yarakurikiranye ishyirwa mu bikorwa ry'iyo myanzuro. Ni muri urwo rwego kuwa 23 z'ukwa 9 2020 abagize komisiyo bagiranye ibiganiro n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco hagamijwe kugaragarizwa uko imyanzuro ku byerekeye kubungabunga umutungo bwite mu by'ubwenge yashyikirijwe guverinoma yashyizwe mu bikorwa. Mbere y'uko tugaragaza uko buri mwanzuro washyizwe mu bikorwa, turifuza kubanza kubagaragariza uburyo komisiyo yakoresheje mu kuzuza iyo nshingano. Nyuma y'ikiganiro n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, komisiyo yasesenguye ibisubizo yahawe ku bibazo byari byabajijwe Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ifatanije n'inzego za leta, iz'abikorera na sosiyete sivile zifite aho zihuriye no kubungabunga umutungo bwite mu by'ubwenge kwishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'inama nyunguranabitekerezo twavuze haruguru. Abagize komisiyo mu gusesengura ibyo bisubizo basanze hari amakuru y'inyongera akenewe ku mwanzuro wa 6, wa 7, wa 8 n'uwa 11 yo kumenya uko yashyizwe mu bikorwa, kuko ubwo Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco yaganiraga na komisiyo yari yagaragaje ko hagishakwa amakuru. Ku mwanzuro wa 6 uvuga kongera imbaraga mu gushyira mu bikorwa amategeko ajyanye no guhana abakoresha ibihangano by'abandi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ubwo Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco yaganiraga na komisiyo yari yagaragaje ko hagishaka amakuru muri Minisiteri y'Ubutabera ajyanye n'uko uwo mwanzuro washyizwe mu bikorwa. Ku mwanzuro wa 7 uvuga mu gushyira gahunda n'ingamba bihoraho byo gushishikariza abaturage muri rusange by'umwihariko mu mashuri, hakimakazwa indangagaciro yo kumenya no guha agaciro ibyerekeye uburenganzira ku mutungo bwite mu by'ubwenge. Hari hagaragajwe ko hakozwe ingendo ntwarabutumwa hirya no hino mu gihugu mu turere 10, ariko ntihagaragazwa utwo turere utwo ari two, ndetse naho komisiyo yari yahawe amakuru ko abahanzi bashyiriweho ahantu ho gukorera mu ngoro ndangamurage z'igihugu mu turere dutandukanye, ariko utwo turere natwo ntitwagaragazwa. Ku mwanzuro wa 8 wo gukomeza gushishikariza abafite umutungo bwite mu by'ubwenge kuwandikisha ndetse no kunoza ingamba zo gufasha abafite uwo mutungo kuwubyaza umusaruro, hari igikorwa cy'amarushanwa cyari cyagaragajwe ko cyitabiriwe n'abanyempano yabereye ku rwego rw'intara n'umujyi wa Kigali, ariko utwo turere natwo ntitwari twagaragajwe. Naho umwanzuro wa 11 wo gufatanya n'inama y'igihugu y'abahanzi gushyiraho ihuriro rishinzwe gukurikirana ibyerekeye umutungo bwite mu by'ubwenge, nawo wongeye gusabwaho amakuru kwishyirwa mu bikorwa ryawo.
akaba ari muri urwo rwego komisiyo yongeye gusaba amakuru y'inyongera Minisiteri y'Urubyiruko ku myanzuro yavuzwe haruguru, kandi ngaragaza ko no muri raporo irambuye ayo makuru arimo yose. Ku itariki ya 15 Gicurasi na 26 Gicurasi 2021 komisiyo yakiriye ayo makuru y'inyongera yari yasabwe Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Gutinda guhabwa ibisubizo ku myanzuro yari yasabiwe amakuru y'inyongera byatewe ahanini n'uko izi nshingano zo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yose zari zahawe Minisiteri n'inzego zinyuranye, ariko bigakurikiranwa na Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Icyo gikorwa kandi cyabaye mu gihe igihugu kiri mu rugamba rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, Banyakubahwa ba Visi Perezida, Banyakubahwa Abadepite, mutwemerere tubagezeho muri make ibyagaragariye komisiyo kwishyirwa mu bikorwa rya buri mwanzuro n'ubwo muri raporo irambuye byose byagaragajwe. Umwanzuro wa mbere wo kwihutisha ivugururwa rya politike n'itegeko byerekeye kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge. Politike yerekeranye n'umutungo bwite mu by'ubwenge yaravuguruwe, ndetse n'itegeko nimero 31/2009 ryo kuwa 26/10/2009 ryerekeye kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge ryatangiye kuvugururwa, ubu riri mu biganza bya komisiyo y'uburezi yatangiye kurisesengura. Umwanzuro wa kabiri, gushakira abakozi bahagije kandi babishoboye muri serivisi zishinzwe umutungo bwite mu by'ubwenge mu nzego zitandukanye. Serivisi ishinzwe umutungo bwite mu by'ubwenge muri RDB ifite abakozi bagera kuri 7, uko mbere nta bari bahari, bakora imirimo ya buri munsi ijyanye no gucunga umutungo bwite mu by'ubwenge, na Minicom ikaba ifite umukozi ushinzwe izo nshingano. Umwanzuro wa gatatu wo gushyiraho ibikorwa remezo by'imyidagaduro ifatanyije n'izindi nzego bireba. Kuri uyu mwanzuro hashyizweho ibikorwa remezo harimo Kigali Innovation Center iri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, itanga ubumenyi mu ikorwa rya filime. Ikigo gishinzwe iterambere RDB cyatunganyije Kigali Cultural and Exhibition Village, ahamurikwa ku buryo buhoraho ibihangano, hakabera ibitaramo n'imyidagaduro. Hashyizweho kandi Kigali Cultural Village izajya yakira ibikorwa by'imyidagaduro ndangamuco. Umwanzuro wa kane wo gukomeza kongerera imbaraga ikigega giteza imbere ubushakashatsi, hashyizweho ibigega bitera inkunga ihangwa ry'ibishya. Amafaranga ashyirwa mu bushakashatsi yariyongereye. Hashyizweho kandi politike nshya y'ubumenyi, ikoranabuhanga na innovation ifite intego yo kugeza u Rwanda ku iterambere rirambye binyuze mu kongera imari ishorwa mu bushakashatsi n'ihangwa ry'ibishya. Umwanzuro wa gatanu wo gushyira imbaraga mu guteza imbere ubumenyi n'umuco no guhanga no kuvumbura mu byiciro by'amashuri bitandukanye, hateguwe igikorwa cyo guhemba ibikorwa bijyanye no guhanga udushya n'ibikorwa byiza mu burezi bw'ibanze no mu bumenyingiro. Hahembwa imishinga ijyanye no guhanga udushya 10 n'ibikorwa ntangarugero mu rwego rw'uburezi. Umwanzuro wa gatandatu wo kongera imbaraga mu gushyira mu bikorwa amategeko no guhana abakoresha ibihangano by'abandi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amategeko ajyanye no guhana abakoresha ibihangano by'abandi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, imanza ku byaha nshinjabyaha n'iby'ubucuruzi byerekeye umutungo bwite mu by'ubwenge zaciwe zariyongereye zigera ku manza 108, kandi mbere bamwe mu bahanzi ntabwo baregeraga urukiko bitewe n'uko batari basobanukiwe n'uburenganzira ku bihangano byabo. Umwanzuro wa karindwi wo gushyiraho gahunda n'ingamba bihoraho byo gushishikariza abaturage muri rusange, by'umwihariko amashuri, hakimakazwa indangagaciro yo kumenya no guha agaciro ibyerekeye uburenganzira ku mutungo bwite mu by'ubwenge. Hateguwe ibiganiro byagenewe urubyiruko ku byerekeranye n'uburenganzira ku mutungo bwite mu by'ubwenge, bitangwa binyuze mu maradiyo, televiziyo, ibiganiro mbwirwaruhame n'amahugurwa. Abahanzi bashyiriweho ahantu ho gukorera mu ngoro ndangamurage z'igihugu mu turere dutandukanye, aho baba bafite internet n'aho gucuruza ibihangano byabo nta kiguzi. Umwanzuro wa 8, gukomeza gushishikariza abafite umutungo bwite mu by'ubwenge kuwandikisha ndetse no kunoza ingamba zo gufasha abafite uwo mutungo kuwubyaza umusaruro. Hakozwe ubukangurambaga butandukanye bwakorewe ibyiciro bitandukanye by'ingaga z'abahanzi bya muzika, ubugeni, abanditsi, ikinamico, ubwiza n'imideri. Abari mu mwuga wo gukora filime bashishikarizwa kurengera ibihangano byabo babyandikisha.
umwanzuro wa 9 wo gushyiraho ingamba zifatika mu gukumira iyigana ry'ibihangano mu Rwanda bigakorwa ku bufatanye bw'inzego zose zifite aho zihuriye no kubungabunga no kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ikaba ariyo nayo ifite mu nshingano ibyerekeye by'umutungo bwite mu by'ubwenge, yavuguriye politike y'igihugu ijyanye n'uburenganzira mu by'umutungo bwite mu by'ubwenge, iranatangazwa kandi abafatanyabikorwa batandukanye babigizemo uruhare. Umwanzuro wa 10 wo kurushaho kumenyekanisha politike n'amategeko ahari mu kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge. Politike nshya igenga umutungo bwite mu by'ubwenge yashyizeho ingamba zo kumenyesha abaturage iyo politike ndetse n'amategeko ayishamikiyeho. Umwanzuro wa 11 wo gufatanya n'inama y'igihugu y'abahanzi gushyiraho ihuriro rishinzwe gukurikirana ibyerekeranye umutungo bwite mu by'ubwenge. Inama y'igihugu y'abahanzi ikora umunsi ku wundi na sosiyete nyarwanda y'abahanzi iharanira uburenganzira bw'umuhanzi. Inama y'igihugu y'abahanzi kandi yandikiye urwego rw'igihugu rw'imiyoborere isaba ubuzima gatozi. Umwanzuro wa 12 ari nawo wa nyuma wo kurushaho gushishikariza abahanzi gukora ibihangano by'umwimerere kandi bifitiye abaturage akamaro, bikanibanda ku ndangagaciro z'Abanyarwanda. Binyuze mu ngaga zigize inama y'igihugu, abahanzi bari muri sinema na muzika bashishikarizwa guhanga ibihangano bishingiye ku muco w'u Rwanda kandi byubahiriza indangagaciro z'umuco nyarwanda. Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, Banyakubahwa Visi Perezida, Banyakubahwa Abadepite, mu ncamake ibyo nibyo bikubiye muri raporo irambuye mwashyikirijwe, ariko munyemereye Nyakubahwa Visi Perezida wa Komisiyo yabagezaho uko komisiyo ibona ishyirwa mu bikorwa ry'iyo myanzuro n'umushinga w'umwanzuro komisiyo yateguriye inteko rusange, kandi basaba ko mwaza kwakira iyi raporo. Ndabashimiye. Koze Nyakubahwa Perezidante wa Komisiyo, umwanya ni uwa Nyakubahwa Spika, Banyakubahwa Visi Perezida, Banyakubahwa Abadepite, Nyakubahwa Spika, ndabashimiye kuba muduhaye umwanya kugira ngo tubagezeho uko komisiyo ibibona ndetse n'umushinga w'umwanzuro. Nyuma yo kugirana ibiganiro n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco no kwakira amakuru y'inyongera, komisiyo yari yasabye kwishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'inama nyunguranabitekerezo. Nyakubahwa Spika, muratwihanganiraho twakoreye ku nteko umuriro wari ugiye, ariko ndabona ugarutse. Navuga ko tubashimiye ko muduhaye umwanya kugira ngo tubagezeho uko komisiyo ibibona ndetse n'umushinga w'umwanzuro. Nyuma yo kugirana ibiganiro n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco no kwakira amakuru y'inyongera, komisiyo yari yasabye kwishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'inama nyunguranabitekerezo yabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko wa 12 Nyakanga 2018 byerekeye umutungo bwite mu by'ubwenge. Abadepite bagize komisiyo y'uburezi, ikoranabuhanga n'umuco basesenguye ibisubizo bahawe, basanga hari ibyakozwe n'ibikomeje gukorwa mu rwego rwo gushyira mu bikorwa iyo myanzuro, nubwo bitagenze neza uko byifuzwa kubera ko byabangamiwe n'icyorezo cya COVID-19. Nyakubahwa Spika, umushinga w'imyanzuro nyuma yo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'inama nyunguranabitekerezo yabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko kuri 12 Nyakanga 2018 byerekeye umutungo bwite mu by'ubwenge, komisiyo y'uburezi, ikoranabuhanga n'umuco izakurikirana ibyerekeye kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge ubwo izaba isuzuma umushinga w'itegeko ryerekeye kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge wamaze gushyikirizwa komisiyo ndetse ikaba yaratangiye no kuwusuzuma. Ndabashimiye Nyakubahwa Spika. Akoze Nyakubahwa Perezidante na Visi Perezidante ba Komisiyo kuri iyo raporo mutugejejeho ndetse n'umushinga w'imyanzuro.
birumvikana nta n'umudepite wisabaho ijambo. Ubwo rero nagira ngo baze niba iyi raporo tuyakiriye ndetse n'uriya mushinga w'umwanzuro cyangwa se umwanzuro baduporo. Utakira raporo niba ubigaragaza muri chat, utabigaragaza ni ukuvuga ko turiya tuyakiriye ku bwumvikane busesuye. Ndabona ntawe ugaragaza ko atayakiriye, ubwo rero ni ukuvuga ko iyi raporo tuyakiriye ku bwumvikane busesuye nk'uko bigaragara. Murakoze rero, nagira ngo mbashimire, dushimire komisiyo ku murimo mwiza bakoze. Ibyari kuri gahunda y'uyu munsi rero tukaba tubisoje. Gahunda y'inteko rusange ni ejo kuwa kabiri tariki ya 12 Ukwakira 2021 isaa 8. Akaba ariho kugezwaho raporo ya komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwari n'umutekano zikurikira: raporo ku ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko nimero 13/2014 yo kuwa 21/5/2014 ryerekeye impunzi, na raporo ku ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko nimero 41/2015 cyo kuwa 29/8/2015 rigena imicungire y'ibisi. Murakoze rero, mugire umugoroba mwiza.